kamaze nkubwire Miki unyitondere shaka gutanze mbona se uri gihozo kakana kakadi kaje mu kigo tutazi gaturutse sinzi muri impunzi ni muri igiki sinzi cyari icyuri cyo byane ubwoba kuba nateri baramufunze nuko yagambaniwe abamugambaniye turabazi kucyumva ko tutamuhorera ni ubwo wiceshejwe n'ubero n'abandi bose mutangiye upange uburyo nabo bashyirishamo sibyo ugamije umwa bidatinze very soon azagaruka kandi nyuma y'ibyo namwe bizagira ingaruka ahubwo mukuri ugiye no kureba amafaranga ariko mwagiye mumenya ubwenge funguka mu mutwe mana nyine byose urumbwire byose uri bukore umwebwe imitwe ukora ibifunguka umugana umukobwa ndiyubaha ufite kubimenya njye ndiyubaha umukobwa wesheje agaciro urabizi ngiye niyo ntekereje undi muntu mba numva bitavamo mba numva Dieu ari we muntu byavamo ari we muntu byakunda ari we nashyira ku murongo nabwo akanshyira ku murongo mani bigakunda aho turwana ushobora kuba utazi wundi ariko kuvuga ngo uramenye icyo ndicyo uzi ko ari matrice mushyashya ngo reka tubyirengagize kano kanya unyumve nk'umuntu aha ukuri kubyirengagiza irengagiza ko twakundanye ntabwo byashoboka mana binko nagukoreye iki binko biriye kusa nagukoreye ndabona kugira ngo uwo munsi babwire ko bitashoboka ariko se nawe nagiye inama wanje kubamubwiraho nyine aravuga ati ugira inama wamureka ariko ubundi se kugora nawe utangiye kumubeshyara ariko utangiye kunyinjirira mu buzima bw'ibintu byanjye oya nawe utangiye kumubeshya ubona naho umubeshya iki ko wenda cimye ko we mwigana kakuzi kuri umunyeshuri we umubeshya iki ntabwo nabikora umva ndaje muvugishe gato sawa na telefone gute utizaniye telefone gute gusubira bihuriye urindeze uri mushya mu kigo uri umunyeshuri uri mu Prando ayo ibintu wenza byo gusobanura gake gake ariko ndakwinginze ukora uko ushoboye kose ntazaba amahoro muri iki kigo kuye tuzayipanga usi wabura nk'ibintu mugerekaho uko nawe wowe uzi ikintu mfasha mwana zicunge kohereza kwicunga se n'ibintu bya danje